Guhaye ikaze ukurikiye ibiganiro byacu. Uyu munsi nje kubabwira ingaruka zikomeye cyane umuntu ubyaye arengeje imyaka 35 ahura nazo. Impamvu nateguye iki kiganiro nuko nzi ko abantu benshi bari kurenza iyo myaka batarashaka batarubaka kandi muri make bari kubiteganya ko ibyo bintu bizabaho. Rero nimba ariko nawe bimeze, banza utege amatwi wumve ingaruka uzahura nazo igihe uzaba ugiye kubyara hejuru y'imyaka 35. Ingaruka ya mbere uzahura nayo nuko uzahita ugira umuvuduko w'amaraso uri hejuru cyane. Ibi ngibi aho abantu bagira ikibazo gikomeye cyane, aho umuntu agira ibimenyetso bisa nkaho ari umurwayi w'igicuri. Ibi rero bishobora gutuma umwana agira ibibazo bikomeye cyangwa se umubyeyi nawe akagira ibibazo bikomeye cyane. Icya kabiri nuko ahangaha umubyeyi ashobora kurwara icyo twita diabete gestationnelle. Diabete gestationnelle ni diabete umubyeyi arwara atwite, aho umubiri uba utagishobora gukoresha insuline neza bitewe n'imihindagurikire y'imisemburo. Icya gatatu ni ukubura imbaraga zo gusunika umwana igihe cyo kubyara, hanyuma icyo gihe ugakorerwa cesarienne. Ahangaha rero naho bitewe n'imyaka uri kugeramo imbaraga ziba ziri kuba nkeya. Icya kane ni uko hano umubyeyi ashobora kugira ibibazo byo kuturika nyababyeyi, cyangwa se ugasanga nyababyeyi ije mbere y'uko umwana avuka. Ibi byose ni ibibazo uzahura nabyo, ushobora kuzahura nabyo niba uteganya kuzabyara hejuru y'imyaka 35. Icya kane ni uko abenshi bagira nanone ibyago byo kubura urubyaro, bakagira ibyago byo kudasama. Impamvu y'iki ngibi ni uko intanga ziba zaragiye zigabanuka mu bwinshi, ikindi zikagenda zitakaza n'ireme. Uko uri kujya muri iyo myaka intanga zigenda zicika intege, bikaba byatuma udasama. Nyamuneka niba uteganya kubaka urugo, niba uteganya kubyara, gerageza ubikore hagati y'imyaka 35 na 18. Niyo myaka myiza yo kubyara, niyo myaka uba ugifite imbaraga, niyo myaka umubiri uba ugikomeye, niyo myaka nyababyeyi iba ifite imbaraga zo kwakira umwana nta ngorane. Dukomeze tubane mu biganiro byacu bya buri munsi. Ukeneye ibindi biganiro byisumbuyeho, unyarukira kuri channel yacu Miss Theoni mu kiganiro Rengera Ubuzima. Uhakura inama nyinshi cyane zivuga ku buzima.